nitwa KAREKEZI Pacifique, ni umukristo wo ku mudugudu wa Remera, paruwase nayo ni Remera, ni muri Gasabo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere turahera ku murongo wa mbere tugere ku wa 14. Ubutumwa bwiza bwa Yohana rimwe kugera kuri 14. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, we yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso, cyangwa n'ubushake bw'umubiri, cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, ubuntu n'ukuri. Abakorino ba mbere 15, turahera kuri 22. Turahera kuri 20 nta kibazo. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa abazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira yamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Niba bitabaye bityo, ababatizwa bapfuye bazagira bate? Niba bapfuye batazuka rwose, niki gituma bababatirizwa? Niki gituma natwe ubwacu duhora twishyira mu kaga hato na hato? Ndabarahira yuko mpora mpfa uko bukeye, mbiterwa n'ishema mfite ku bwanyu muri Kristo Yesu umwami wacu. Niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki? Niba bapfuye batazuka, reka twirire twinywere, kuko ejo tuzapfa. Nimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nimuhugukire gukiranuka nk'uko bibakwiriye. Nimukongere gukora ibyaha, kuko bamwe batamenye Imana, ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Ariko bamwe bazabaza bati, abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite umubiri iki? Wamupfuwe, icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma. Ahubwo biba kabuto bwako kenda kabashaka, cyangwa kandi kabuto. Ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo. Kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intenge, ukazazurwa ufite imbaraga.
ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, aho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga ko abapfuye bazurwa butazongera kubora, natwe duhindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga kubyarwa n'Imana. Kubyarwa n'Imana. Ariya magambo twasomye yagaragaje ngo ba Adamu babiri. Wari Adamu wa mbere, akaba na Adamu wa kabiri. Baravuga ngo Adamu wa mbere yaje yokoza abantu bose urupfu, bose bagomba gupfa. Ariko Adamu wa kabiri aje atanga kuzuka, bose ahita bahindura abazima. Bavuze ngo Adamu wa mbere ngo yari uw'ubutaka. Ahantu hajya hansetsa. Adamu wa mbere yari uw'ubutaka, ngo niko n'abantu bose bamukurikiza cyangwa se bene wabo ari ab'ubutaka. Kuba umuntu ari uw'ubutaka ubirebera kenshi cyane cyane nko mu bintu aba yifuza. Iyo uri uw'ubutaka ntabwo imyifurize yawe irenga itaka, ntabwo bishoboka. Ntabwo ibintu wifuza birenga ubutaka. Wifuza amafaranga, impapuro zikora mu biti bituruka mu butaka, wifuza inzu ikoze mu butaka n'amamodoka akoze mu butaka, uko Adamu wa mbere nyine akoze mu itaka. Na bene wabo bose baba ari ab'ubutaka. Ngo ariko hari n'undi Adamu wa kabiri, wowe n'uwo mu ijuru, n'uw'ijuru, n'abamukomokaho bose ni ab'ijuru, n'ibitekerezo byabo biba biri ku rwego rw'ijuru. Amen. Niko bagenda, ni bari aba Stefano bagiye batera amabuye bakavuga ngo twabonye mu ijuru, tubona Imana n'umwana ahagaze iburyo bwayo. Ni Paulo yavuze yandikiye Abafilipi, arababwira ngo niba hari umuntu wakwirata iby'umubiri twamurusha. Turamutse tugiye muri competition tuvuga ngo reka twirate iby'umubiri, abenshi babyirata twabarusha. Abo ngo niba ari Abaheburayo natwe turibo, niba ari abana arabiisirayeli ndo mu muryango wa Benyamini. Ariko hepfo aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubera ubutunzi butagira akagero nari namaze kubona muri Kristo Yesu. Amen. Bavuze ngo uyu Adamu wa mbere hari ibintu byinshi na Paulo yagiye abagereranya nk'Abaroma 8, akavuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ngo kubera ko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Cya gice cya 8 cyose Paulo agereranya abantu ba Adamu babiri. Abantu bakomoka kuri Adamu wa mbere baba bafite muri bo itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Niyo mpamvu
burya iyo udasambana utarakira Kristo ntago ari uko utari umusambanyi, ahubwo ushobora kuba ubura uburyo bikorwamo. Niba utiba ukiri Adamu wa mbere ntabwo ari uko utari igisambo, ahubwo ushobora kuba ubura ibyo wiba naho wiba, ariko umunsi wahabonye ubuza bica bigacika. Rero Pawulo agenda bagereranya, aravuga ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo duhererwa muri Adamu wa kabiri ritubatura ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Aravuga ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere ya Adamu wa mbere, ngo Imana yabishoje ubwo yatangaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, aba igitambo cy'ibyaha, maze akira ibyaha bya kamereho iteka, ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohoze muri twe, gusohozwe muri twebwe tugusohoze, abadakurikiza ibya kamere y'abantu ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Hepfo avuga ngo abakurikiza ibya kamere iby'umubiri bita ku by'umubiri, ariko abakurikiza iby'umwuka bita ku by'umwuka. Urumva ko ni abantu babiri ari kugenda agira gute akompara. Hepfo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya. N'abantu babiri Pawulo ari kujyana, umutima wa kamere utera urupfu, ariko iyo ufite umutima w'umwuka uzana ubugingo ndetse n'amahoro. Aba ngo erega nibishoboka ko bari mu butware bwa kamere bashobora kunezeza Imana. Ntago bikunda iyo ukiri mu butware bwa kamere, ntago ushobora kunezeza Imana. Hepfo araduhumuriza abango, ariko mwebweho ntago muri aba kamere, niba umwuka w'Imana aba muri mwebwe, kandi niba umwuka w'Yesu Yesu Kristo aba muri mwe, azazura n'imibiri yanyu ipfa. Hepfo aravuga ngo niba dukurikiza ibya kamere tuzapfa, ariko nitwicisha umwuka ingeso za kamere tuzaba. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Avuga ngo ko tutahawe umwuka w'ubwo budusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Kandi ngo umwuka adutakisha, avuga ngo aba data, cyangwa se papa cyangwa fada. Umwuka w'Imana uzanwa na Adamu wa kabiri yageze muri twe adutakisha, avuga ngo aba data. Avuga ngo ubwo turi abana b'Imana, turi n'abaragwa, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo tuzahanwe ubwiza nawe. Pawulo yashatse kubereka ko agenda avuga ngo hano hari abantu bari mu butware bwa kamere, aribo Adamu ba mbere, noneho hakaba n'abandi bari mu butware bw'umwuka wera, aribo Adamu ba kabiri. Adamu wa mbere iyo uvutse nta kintu bisaba kugira ngo Adamu wa mbere, iyo uvutse umuvukiramo. Dawidi muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7 yaravuze ngo naremanywe gukiranirwa, mwisi y'ibyaha niho mama yambyariye. Yandi magambo, kuba nakora icyaha si surprise, kuko mu bintu mbumbyemo ndemanywe gukiranirwa, mwisi y'ibyaha niho mama yambyariye. Izaburi yanditse ari gusaba Imana imbabazi icyaha yasambana na Betisheba, cyakuba ko iyo ukiri Adamu wa mbere nta hantu ushobora guhungira ibyaha ukoze muri byo. Naremanywe gukiranirwa mwisi y'ibyaha niho mama yambyariye. Abaroma 3:23 Pawulo avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntago bari gushikira ubwiza bw'Imana. Isi yose muri Adamu wa mbere ntago ushobora gucika ibyaha ni wowe. Hari ijambo ririmo mu Itangiriro 3:14 aho Imana yari irimo ihana inzoka, ndayibwira ngo uhindutse ikivume mu nyamaswa zose zo mu ishyamba. Cya kabiri Imana irayibwira ngo uzajya ugenda ukuruza inda. Imana ibwira inzoka bwa gatatu, irayibwira ngo uzajya urigata umukungugu. Hano harimo ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye cyane. Kurigata umukungugu ntabwo ari uyu mukungugu mubona hano,
ahubwo umukungugu Imana yavugaga ni twebwe, kuko dukoze mu mukungugu. Iyo uri Adamu wa mbere, Satani aba agufiteho ububasha bwose bwo kukurigata. Satani yaguteye agasanga uri wowe, akurigata byoroshye, kuko ubwo bubasha Imana yarabumuhaye. Niba yarabumuhaye, niba yarabusanga ngo simbizi, ariko yamubwiye ngo mu buzima bwawe uzajya urigata umukungugu. Niyo mpamvu mwene Adamu wa mbere nta hantu ashobora guhungira icyaha, ntago bikunda, ntago bishoboka. Adamu wa mbere rero afite ikintu kimutegereje. Ikintu kimutegereje ni iki? Kiri mu Baroma 6:23, aho Pawulo yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Amen. Merutse kuba ndi kwigaburira Remera, noneho nari nicaye imbere, bari kuduriya mutsima, uriya mugati n'iriya ji, amaraso n'umubiri. Noneho nari ndimo nekereza, hava ariko koko amaraso ya Yesu abatura umuntu mu byaha bigakunda. Numvaga kubera ibintu ngenda mbona haba mu buzima bwanjye cyangwa n'ubw'abandi, koko birakunda umuntu akabatuka akava mu butware bw'icyaha. Nyibyibaza, numva ijwi rimbwira ngo birakunda. Ikibazo ni kimwe, nuko abantu batazi kwihana. Abarokore twagiye dupirata ibintu byo kwihana. Icyambere, dushobora kujya gusenga tuba ngo twature twihane. Nyangaza mwihana ibintu nababashwe nabyo, ahubwo ngiye kuko nabonye harimo umuhanuzi, tuba ngo Imana ize nanjye kumvugaho. Twabibayemo igihe kinini cyane. Imana nizo gutanga umugisha, nangize kuwuma. Hari n'utuntu tugenda tubyukira mu byuma by'amasengesho ntaza ahantu tuva, ngo murabone Yesu mwese, umugisha nawe utanze si kuri mwese. Nyira kubera gutinya utwo tuntu, umuntu akihana ariko atazi ko ikintu yihanye igihembo cyacu ari urupfu. Ibyo biba byoroshye ko nugenda uhita wongera ukabisubiramo ku buryo bworoshye cyane. Nshobora no kuza yenda yive yamamagara injuri bwigishe hano, najye hano hirya nkavuga ngo sindi buze guhagarara ku ruhimbi ntihanye, nkahita nangira nkaba umuntu nkaturana nihanye kubera reka mbyite inshingano, ariko sinsobanukiwe icyo kintu ndi kwatura igihembo cyacyo ari urupfu. Ninza kugirirwa ubuntu nkabona mbavuye imbere, ndasubiyeho mite nongera nkore bya bintu. Ariko kwihana nyako nuko bamaze gusobanukirwa ko igihembo cy'icyaha ari urupfu. Niyo mpamvu umukristo yavuga ngo mbonye ishyano, ninde wanyiza uyu mudugudu warimbukira? Ngo nuko ngo agenda yirukanka bamaze kumwereka irembo rirasukirwaho, akikoreye wa mutwaro, bagenda bavuga ngo bugingo 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 budashira, kuko yari yamaze gusobanukirwa ko ahantu atuye ari muri rimbukira. Mariko 9:44, Yesu yari arimo agaragaza, uyu murongo niwo muri Bibiliya ugaragaza Gehinomu neza. Yesu yaravuze ngo niba ukuboko kwawe kugucumuza, gucyaho ukujugunye. Niba uzakoresha umuhoro, niba ari ponseze sinzi ikintu uzakoresha, ariko gucyaho ukujugunye. Abanga ibyiza nuko wajya mu bwami bw'Imana ufite ukuboko kumwe, kuruta uko wazajya muri Gehinomu ufite amaboko yombi. Aravuga ngo aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro waho ntaguzima. Arongera aravuga ngo niba ikirenge cyawe kigucumuza, giceho ugite. Ikiza nuko wazajya mu bwami bw'Imana ufite ikirenge kimwe, kurusha uko wazajya muri Gehinomu ufite ibirenge byombi. Asubiramo wa murongo kuri 46, aravuga ngo urunyo rwaho nirupfa ndetse n'umuriro waho ntuzima. Arongera aravuga ngo ijisho ryawe nirigucumuza, rinogore urice urite hanze. Ngo ikiza nuko wazajya mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe, kurusha uko wazajya muri Gehinomu yafite yombi. Asubiramo kuri 48, aravuga ngo aho urunyo rwaho rudapfa n'umuriro waho ntuzima. Iyo wamenye ko igihembo cy'icyaha ari urupfu, wihanira kureka.
hari impfu z'uburyo butatu. Hari urupfu Adamu na Eva bapfuye bakimara kumvira Satani, ariko rupfu rwo gutandukana n'Imana, aho ubaho Imana itaba mu buzima bwawe. Hari n'urundi rupfu dupfa rusanzwe rutagize n'icyo rutwaye, naho umubiri utandukana n'umwuka. Hari n'urundi rupfu bita urupfu rw'iteka, ari byo byatumye Yesu yandika itorero ry'Isimuruna mu Byahishuwe 2:11 aravuga ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Kubera urwo rupfu nirwo ruteye ikibazo. Yari ari kubwira itorero ry'Isimuruna akabwira ati mwe murwane pe, murwane nibashaka babice, aho kugira ngo uzapfe urupfu rwa kabiri wapfa urwo nguru. Unesha akemera niyo yapfa bisanzwe ibingibi, agapfa murwane mbabice. Ikibazo ni igihe wazahura n'urupfu rwa kabiri, avuga ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Urwo rero nicyo kibazo, kuko umuntu azaba atandukanye n'Imana mirere na mirere. Ahazaba hari umuriro ukongora, kandi hari igihe tuvuga ngo gupfa ukagira ngo ni ugupfa bikarangira, yaba ko hari no gupfa bikarangira. Hari abantu bose bazabaho iteka ryose, abanzi Imana bazabaho iteka ryose muri Gehinomu, ariko n'abemeye Kristo bazabaho iteka ryose mu bugingo buhoraho bari kumwe n'Imana yabo. Bembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Rero Adamu wa mbere n'abayoboke be nta kindi kintu kibategereje uretse urupfu rw'iteka ryose. Iyaba twabonaga abavuga butumwa bajyana iyi message, kuko abantu benshi barimbutse bazize kutamenya. Adamu wa kabiri Yohana yamuvuze neza, abango mbere na mbere hari ariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Abango yahoranye n'Imana mbere na mbere, mu byaremwe byose nta kintu kitagize gute kitaremwe nawe. Hari ikintu cyantangaje, yavuze ngo uwo niwe mucyo nyakuri, kandi nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Hari umurongo hepfo uvuga ngo abamwizeye bose bakemera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ubushobozi bwo kwitwa, ni ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Biba byaje mu ngiro. Kuba umwana w'Imana ni ikintu uba cyo, ntabwo ari ikintu witwa cyo. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aravuga ngo abo ntibabyawe icya mbere n'amaraso, cya kabiri ntibabyawe n'umubiri, gatatu ntibabyawe n'ubushake. Aravuga ngo ahubwo babyawe n'Imana, bitwa abana b'Imana. Hano hari ibintu bitatu Yohana yavuze. Cya mbere kubyarwa n'amaraso ni ukubaho. Iyo umuntu yabyawe n'amaraso ni ukubaho ufite kamere ya Adamu wa mbere. Bavuga ngo yabyawe n'amaraso. Noneho kubyarwa n'umubiri ni abantu babaho ubuzima bwa Adamu wa mbere. Sinzi neza ukuntu ndi bubisobanure, ariko hari abantu babayeho kuri dimensiyo y'umubiri batajya. Salomo yaravuze ngo ujye wibuka Uwiteka mu minsi y'ubusore bwawe. Hari abantu babayeho, Petero mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2 yabise ngo ni abantu b'inyamaswa. Abantu mu kubaho kwabo ntago bajya bibuka umuremyi wabo. Arabyuka mu gitondo akajya gushakisha, Imana yamufasha akabona, yagukubita yakwica n'ibimureba, akagaruka akaryameza, akazongera akajya gushakisha, akabaho imyaka 20 cyangwa 30 atajya yibuka Imana mu buzima bwe. Abo ni abantu babayeho ku rwego rw'umubiri, nibo babyawe n'umubiri. Hari n'abandi babayeho kubw'ubushake, ngo babyawe n'ubushake bw'umugabo. Abo ni abantu babaho kubw'ubushake bwabo, bayoborwa nabo ubwabo, ntago ajya yumva kuyoborwa n'Imana muri we. Kandi Pawulo yavuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Icyo umubiri we umuyoboye gukora nicyo ahita akora, icyo yumva ibitekerezo bye bimubwira nicyo ahita akora. Rero ngo abizeye Yesu Kristo, abizeye Adamu wa kabiri, ntago babyawe n'umubiri, ntago bagendera mu buzima bw'umubiri bisanzwe, ahubwo babaho mu buzima bw'Imana. Kabiri, ntago babyawe n'amaraso, ntago bafite kamere ya mbere, ahubwo bakiriye kamere y'Imana muri bo. Gatatu, ntago biyobora mu bushake bwabo, ahubwo babaho bayobowe n'Imana. Aba ngo abo nibo babyawe n'Imana,
bitwa abana b'Imana. Hari Yesu muri Yohana 3:16 yarimo aganira na Nikodemo. Iyo hari umuntu ujya usetse muri Bibiliya Nikodemo Bibiliya imuha amatitire 3 yose. Iya mbere bavuga ngo Nikodemo yari umufarisayo. Abafarisayo b'abantu b'inzobere mu byanditswe by'isezerano rya kera. Bakavuga ngo yari umuscribe, yari umwanditsi. Gatatu bakavuga ngo yari umupolitisiye, yari umukuru mu Bisirayeli. Wasanga Yesu nijoro aramubaza ngo mwigisha, ariko Nikodemo yari umupolitisiye mwiza pe, mwiza cyane. Avusanga Yesu amubaza ati mwigisha, nta wundi muntu ujya ukora ibitangaza nk'ibyo ukora, uri uwa mbere rwose. Yesu ngo aramwitegereza ahita amenya ikintu kigenza Nikodemo. Amubwira ngo umve ndakubwira ngo Nikodemo, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntibishoboka ko yinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemo abata ariko byashoboka bite? Byashoboka bite umugabo uresha nkanjye w'umukuru mu Bisirayeli, umufarisayo nkaba ndi n'umwanditsi, nabyarwa bwa kabiri gute kandi nkuze? Yesu amubwira ngo utabyawe n'amazi ntabyarwe n'umwuka ntago bishoboka ko yakwinjira mu bwami bw'Imana. Iki kibazo na Pilato yarakigize mu rukiko. Yabaje Yesu ngo none se ngura umwami. Yesu amubwira ngo wakabimenye, ariko aramubwira ngo ubwami bwanjye ntago ari ubwawe, ntago naje kugukorera kudeta. Abanga ubwami bwanjye ntago ari ubwino, njye mfite ubundi bwami, ubwawe buhamane, njye mfite ubundi bwami. Yashaka kuvuga ubwami bw'Imana ugirwamo gusa n'abantu babyawe ubwa kabiri. Ukabura umwigisha w'Abisirayeli, ukaba utazi kuvuka ubwa kabiri, kandi ariyo nzira yonyine ibaho Yesu umuntu mu bwami bw'Imana. Hari dufite ba Nikodemo benshi muri iyi minsi barahari. Ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli, ukaba utazi kuvuka ubwa kabiri cyari, ukaba uyobora abandi, ukaba wigisha abandi, ukaba uririmbira abandi, ukanabahanurira, utazi cyo kuvuka ubwa kabiri ari cyo Nikodemo. Avuga ngo icyabyawe n'umubiri cyose kiba ari umubiri, ariko icyabyawe n'umwuka nacyo kiba ari umwuka. Amen. Adamu wa kabiri rero ndamuvuga nihuta, atandukanye na Adamu wa mbere. Adamu wa kabiri we yaturutse ku Mana. 3:16 Yohana yavuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Adamu wa kabiri ni impano Imana yitanga. Haleluya. Yohana 3:13 Yesu yaravuze ngo ntawe azamutse ngo ajye hejuru, ahubwo umwana w'Imana niwe wamanutse aza hasi. Yaje wakomo, ntago abyarwa n'ubutaka, abyarwa n'Imana yaturutseyo. Dore kera ntawe wigeze azamuka ngo ajye hejuru, ahubwo umwana w'Imana niwe wamanutse aza hasi. Ageze muri Yohana 8:23 yararimo yirata ku bafarisayo n'abayuda ngo barimo bamutuka, avuga ngo mwebwe mukomoka hasi cyangwa se muri Adamu wa mbere, ariko ngewe nkomoka hejuru. N'abamvu nubaho muri wowe utarakira ubuzima bwo hejuru ntago bikunda, uracyaritaga. We mukomoka hasi, ariko ngewe nkomoka ni hejuru bane, uko ntari imari. Avuga ngo mwebwe muri abisi, ariko ngewe ntago ndi uwisi. N'amamvu mu kubaho tukwiye kubaho dushaka kubana no kugirana ubusabane n'umuntu utari uwisi. Mwe muri abisi, ngewe ntago ndi uwisi. Yohana 1:14 Yohana yaravuze ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Usoma izindi biravuga ngo jambo yabaye umuntu azana ihema rye muri ngo tumwitegereze tubona ubwiza bwe. Byabamurebaga ubundi ujye amaso areba bitandukanye n'abandi. Yohana yavuze ngo tumubona twabonye ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase. Aravuga ngo yari yuzuye ubuntu kandi yuzuye ukuri. Bana ndamukunda cyane. Muzasome bari ababwiriza butumwa ba evangeliste Luka Matayo yandikiye abayuda, abandikira cyakobwa ko Yesu yaje ari umwami. Mpamvu yanditse ibisekuru byakabicisha kwa Yuda
kuko Imana yari yahanuriye Yuda ko ubwami buzabiwe akamucisha kwa Dawidi, kuko iryo sezerano nawe yari arifite. Rero Matayo ashaka gukomveka bene wabo b'Abayuda ababwira ko Yesu ari umwami. Mariko yandikira Abaroma ababwira ko Yesu yari umugaragu. Abapagani b'Abaroma, Yesu yari umugaragu ushinzwe gutwara ibyaha by'abantu. Ndagira ngo mbibutse iki, Yesu ntago ari umugaragu utwara inshingano tugira mu isi. Abarokore benshi ahantu barahayobera. Yesu ni umugaragu udutwarira ibyaha. Yesu abantu Yesu ameze nk'abantu baza gutwara ibishingwe mu ujya ubyuka mu gitondo ukumva bari gukomanga, gasanga yambaye nabi, asa nabi, rimwe na rimwe babananuka kubera kwikorera ibishingwe, kavuga ngo imyanda yanyiri hengo nyijyana, kamubwira ati tariya nihwiri ngiye sindi bunayikoreho, akagenda akayikorera akayitwara. Na Yesu niko komanga ku nzugi z'imitima yacu, avuga ngo ibyanda byanyu biri he cyakubitwara, avuga ngo nunkingurira nzinjira iwawe. Haleluya! Yesu ni umugaragu utwara myanda yacu yose, ntago yikorera ishinga. Mpamvu hari abantu bajya bavuga ngo ndasenga ngo sinziga, nutiga uzatsinda. Amen. Itangiriro rimwe Imana yaravuze ngo ubwatsi, ngo ubutaka nibumeze ibyatsi, ngira ngo ibyatsi birameze. Itangirira ibice bibiri, Imana igiye gushyira Adamu na Eva muri Edeni, iravuga ngo ubwatsi bwari butaramera. Kubera iki? Hari hataraboneka umuntu ngo ahingire ubutaka. Gute? Mu gice cya mbere Imana yavuze ngo ubwatsi nibumere, ariko niburamera kubera ko umuntu atarahingira ubutaka. Namara kuhingira ubutaka noneho ubwatsi buzamera, noneho kuko Imana yabutanze. Niyo mpamvu Imana yikwemereye perimi ntabwo ujya kuryama ngo urayibona. Uragenda ugakora ugatsindwa, ugasubiramo ugatsindwa, nk'ubwa gatanu urayibona. Rero Mariko yandikira Abaroma ashaka kubabwira ko Yesu ari umugaragu, ni umugaragu utwara ibyaha byacu. Nawe niba ibyaha utarabimuha ubimuha arabijyana, ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, ngo twebwe dupfe ku byaha tubeho ku gukiranuka. Hari abantu bajya bavuga ngo no, icyaha ntabwo kiba ahantu habiri dabu, ntabwo bishoboka. We yikoreye ibyaha byacu arabitwara, twe dupfa ku byaha tubaho ku gukiranuka. Ntabwo rero icyaha cyanjye kiba muri jye ngo kibe no muri Kristo, ntabwo bishoboka. Niba narakimuhaye cyamvuyemo. Niko bimeze, yikoreye ibyaha byacu arabitwara, dupfa ku byaha tubaho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yagize gute? Niyo yadukijije. Twagiye rero Luka we yandikiye Abagiriki. Abagiriki bari abantu ubu b'abanyabwenge bize amahistory muzi ibintu bita amafilosofi greke, bari abanyabwenge cyane. Noneho Imana ihagurutsa Luka kuko nawe yari umunyabwenge. Reka mbabwire, Dawidi ajya gucuranga kwa Sawuli, ikintu bagendeyeho baravuze ngo tubonye umucuranzi w'umuhanga, ariko arimo n'umwuka w'Imana. Bandi magambo yaza ko arimo umwuka w'Imana atari umuhanga, ntaho yari kuye. Niyo mpamvu burya mujya mugerageza gukora ibintu biri profession. Niba uri umuririmbyi, uririmbe mu buryo buri profession, kuko umwuka Imana yaguhaye ubuhanga buzagucira inzira. Niyo mpamvu Imana yahamagaye Pawulo kugira ngo azajye guhangana n'Abagiriki, kuko Petero ntaho yari kuye. Hamagara Pawulo wize kugira ngo azahagarare imbere y'umwami Agiripa, amubwira tumve wari ubuze gatoya ukanyemeza kuba umukristo. Abati cyama nkakwemeza ahubwo. Ya Petero ntabyo yari gukora. Bani yahamagaye Pawulo nk'umuhanga kugira ngo ajye mu banyamahanga ndetse no mu bana. Bamvu ubwenge ushobora kuba uri hano, Bani iri kugutegura gusa kugira ngo uzabone inzira yo kujya gukoresha iby'umwuka. Hari umuririmbyi umwe duherutse kuganira arambwira ngo yagiye kuririmba muri zira breakfast z'abayobozi. Abango ariko si umwuka wera mwinshi twari twuzuye, ahubwo twari abatekinisi. Ntago bakujyanayo utabizi. Niba muririmba mushyiremo ubuhanga mwuzuye n'umwuka wera. Bani hamagara Luka ajye kubwiriza Abagiriki. Luka hari umugabo witwa William Ramsey, yari umupagani. Ngo umunsi umwe aravuga ngo ngiye gukora research muri Israel, reba niba ibintu Luka yanditse ari. Aragenda arabikora,
akora amarisaci byose aracukumbura aravuga ngo ibintu Luka yanditse nibyo 100% nawe ahita umukristo ari kubera iki Luka yanditse scientifically akavuga ngo Dore twabikuye aha twagerageze nk'uko babandi banaga na Yesu niho babitubwiye atanga suruse zose z'inkuru atanga kugira ngo azakonvenka abanyabwenge. Haleluya. Noneho Yohana niwe nashakaga. Yohana yandikiye abacunguwe baba abayuda baba abagiriki baba abaroma. Niyo mpamvu yabonye Yesu bitandukanye nuko abandi bantu bose bamubonye. Mu yandi magambo Yohana yandikiye abanyamwuka aho bava bakagera avuga ngo njyewe ntago namubonye tubura imitsima, ntago namubonye akiza abarwayi, namubonye ari ijambo, kandi ijambo yari yarahoranye n'Imana. Avuga ngo muri we hari mu bugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Kwako abantu ari kwandikira n'abanyamwuka. Kwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere avuga ngo wahozeho mbere na mbere, avuga ngo twe twaramubonye, twe twaramwumvise, twe twamukozeho, twabonye afite ubugingo, twabonye afite ijambo ry'ubugingo. Avuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we. Yohana ndamukunda. Avuga ngo ubutumwa twumvise buvuye kuri we ni bumwe, nuko Imana ari umucyo. Gusa ibintu byose Yesu yavuze Yohana yabisamarayizinze muri iki cyava ngo samari y'ubutumwa bwiza twumvise buvuye kuri we nuko Imana ari umucyo kandi muri yo hakaba hataba mu mwijima. Avuga ngo uvuga afatanije naye akagenda mu mwijima n'umubeshyi. N'umubeshyi iyo ufatanije nawe ugendera mu mucyo. Ababyawe n'Imana, ababyawe n'Imana bamera bati iki kintu cyako mu cyumva neza. Umuntu wabyawe n'Imana Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu. Kandi avuga ngo murebe urukundo ruhebuje data twese yadukunda, twatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Avuga ngo nicyo gituma bisi batatumenye kuko batagize bate ko batayimenye. Avuga ngo bakundwa turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Avuga ngo icyakora icyo tuzi cyo ni kimwe nuko niyerekanwa uko tuzamureba uko ari. Avuga ngo ufite ibyiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Umva umurongo nashakaga. Yohana aravuga ngo umuntu wese ukora ibyaha abagomye kuko icyaha nicyo bugome. Aravuga ngo yerekaniwe gukuraho ibyaha nyamara nta cyaha kimuriho. Avuga ngo umuntu uguma muri we yagaruza wahitavamo. No, umuntu uguma muri we ntakora ibyaha, ukora ibyaha ntamuzi kandi ntiyamumenye. Avuga ngo abana bato ntihakagira umuntu babeshya, ukiranuka niwe mukiranutsi kuko nawe n'umukiranutsi. Ukora ibyaha n'uwa Satani kuko yerembere na mbere Satani akora ibyaha. Avuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana niwo murongo nashaka. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Avuga ngo ukora ibyaha n'uwa Satani. Niba warabyawe n'Imana kandi Yohana yavuze ngo nta nabasha, iri jambo ryaramfashije. Yavuze ngo ntabasha, niyo byamutungura, niyo byaba nka siripu, niyo byamwikubitaho. Avuga ngo ntabasha gukora icyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Abo nibo bantu babyawe n'Imana. Aravuga Yohana avuga ngo umuntu wese udakiranuka kandi cyane udakunda mwene se ntago ari uw'Imana, ntago ari uw'Imana kuko uwabyawe n'Imana ntabasha gukora icyaha. Mita nibuka ijambo riri muri Yobu 31. Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yawe, nafashe amaso yanjye dukorana amasezerano. Abatuwa w'amaso turasezeranye. Yo baravuga ngo none ubwo nakoze isezerano n'amaso yanjye nabasha nte kwifuza umukobwa. Iki dukwiriye n'icyo, niba twarabyawe n'Imana twakirira isezerano ry'Imana mu buzima bwacu, ubugingo bw'Imana bugatura muri twebwe. Ko mundeba ubugingo bw'Imana bukaza bugahinduka ukabugendana ukabyumva. Wabyawe n'Imana wese ntakora icyaha ndetse nta nubwo abasha, ntago abasha gukora icyaha kuko imbuto y'Imana iguma mu buzima bwiwe. Amen, haleluya. Wabyawe n'Imana ntago akora ibyo. Oya, usiko
n'Imana ikabiri muri we ntago akora. Hari ijambo Petero yanditse urwandiko rwa kabiri hari 1:29 aravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe muzaba mukize neza nimujya gute imuryitaho aba ngo ko rimeze nk'itabaza rigenda rikamurikira mu mwijima ngo rikaguma rikamurika ni itabaza riri mu mwijima uko rimurika rirapusa umwijima rigapusa ngo kugeza igihe inyenyeri yo mu rututuro ariyo Kristo izabandurira mu mitima yacu. Niba rero warakira iryo jambo ry'itabaza ari ryo jambo ry'ubutumwa bwiza twumvise riza mu mutima wawe rigasunika kugeza igihe rikesha ijoro rikavaho hanyuma umucyo witangaza. Pawulo niko yabwiye Abakolosayi aba ngo mushimire data wa twese wadukijije ubutware bw'umwijima akatujyana akatugeza mu mucyo witangaza. Rigapusa mpaka umwijima ukagenda hanyuma ngo inyenyeri yo mu ruturuturu ikabandura kandi ikabandurira mu mitima yacu ugeza aho ugenda ubuzima bwawe ari Kristo Yesu. Pawulo yandikira Abagalatiya abwira ngo bana banjye batoya abo nongera kuramukwa kugeza igihe Abagalatiya b'abapapa yabaramukwa nkongera nkabaramukwa kugeza igihe nzumva amakuru yanyu ko Kristo yaremwe mu buzima bwanyu kugeza ubwo nsa amakuru nkayamenya ko Abagalatiya Kristo yaremwe mu buzima bwabo basigaye bagenda nka Kristo basigaye bavuga nka Kristo yararemwe mu buzima bwabo. Abagalatiya baba bati ndabaramukwa kandi kubaramukwa ni kwa kundi umugore aba ari kubise ndababarira. Hari ijambo riri mu Baheburayo 12:11 yavuga ngo nta gihano kinezeza ugihano ahubwo kiramubabaza ariko nyuma cyera imbuto zo gukiranuka zigahesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Nasomye Bibiliya yitwa New Living Translation iravuga ngo no discipline nta discipline nimwe ushobora kugeraho utababaye ntago bishoboka kubera ko wa undi Adamu wa mbere yaraje ametriza ubuzima bwacu. Niyo mpamvu no guha ubuzima bwacu Adamu wa kabiri biri painful ntago biri enjoyable. Nyiro umwana arajya nkunda gukora amasiporo twiga karitomo wajya kumanuka ukagera nk'ahantu ugataha umva hano hose hakurya mu matako ejo ukongeraho gatoya ugataha none ugahita uryama ukemera kuribwa ariko ukazamenya karitemo nyuma y'icyumweru wabagusigaye urambura amaguru hano hose neza hakajyaho nka degere 180. Ukugenda ubabara ugenda umenyereza umubiri niyo mpamvu nta discipline nimwe uzageraho nziza utababaye ntago bishoboka ntago bintoyebo biri painful. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mbabaza umubiri wanjye ntawukoze uburetwa kugira ngo nimara kubwiriza abandi nanjye nazagaragara meze nk'utemewe. Yaw fasting ngakora amasengesho harara ahantu yatakambira Imana biganiro bibisimbijemo ibisosiyete nkabyanga bikaba painful ariko nyuma icyo gihano cyangwa se iyo discipline yari imbuto zo gukiranuka zigahesha amahoro abamenyerejwe nabyo. Mpamvu tutabaho ubuzima dushaka, mpamvu tudakora ibyo dushaka, mpamvu tuticara ahantu dushaka, mpamvu tutavuga ibyo dushaka. Turashaka discipline yari imbuto zo gukiranuka hanyuma zikazahesha amahoro abamenyerejwe nabyo. Ababyawe n'Imana rero icyo narindi kuvuga ababyawe n'Imana ntago bakora ibyaha nta nubwo babasha kubikora imbuto y'Imana ibibarimo. Haleluya. Imbuto y'Imana ibibarimo. Adamu wa mbere twabonye ko atanga urupfu rw'iteka ryose. Adamu wa kabiri Yohana yaravuze muri Yohana 1:19 ava ngo tumwitegereza tugakora icyo bita observation. Twabonye ngo ibimwusuye yarafite ibintu bimwusuye ngo ibimwusuye datwe nibyo twahaweho. Aravuga ubwo n'ubuntu bugira gute bukurikira ubundi byari byuzuye n'ibiki byari byuzuye muri Adamu wa kabiri. Nibihe tubisoma mu Bakolosayi 1:14 kugera kuri 19. Pawulo muzasoma urwandiko rw'Abakolosayi. Urwandiko rw'Abakolosayi nicyo gitabo muri Bibiliya kivuga Yesu neza kukwari.
Pawulo yavuze ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Size niwe bitondeke neza. Hepfo aravuga ngo niwe mutwe w'itorero, avuga ngo niwe tangiriro, avuga ngo niwe fura yo kuzuka, kandi niwe fura mu byaremwe byose, avuga ngo niwe waremye byose, ngo nta kintu na kimwe kitajya gute kitabeshwaho nawe. Ageze hepfo avuga ngo kuko Imana yashimye kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo, kuzura kw'Imana kose ngo kuba muri Yesu Kristo. Imana yafashe umwuzuro wayo iwupfunyika muri Yesu. Noneho Yohana yavuze ngo ibyari byuzuye Kristo natwe nibyo yaduhaye, n'ubuntu bukurikira ubundi buntu. Adamu wa mbere yatanze urupfu, ariko Yesu aje yuzuye Imana, kandi aravuga ngo nanjye ndayifita muri jye, hanyuma namwe nyiwuzuzeho. Niyo mpamvu umuntu wuzuye Imana ayuzuriye muri Kristo Yesu ntakora ibyaha, ntago bishoboka. Ibimwuzuye byose natwe nibyo twahawe, n'ubuntu bukurikira ubuntu. No muri 2:8 yaravuze ngo nyamara Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, ngo kandi namwe ngo mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'itorero, ari we mutwe w'itorero. Pawulo muze kwasoma 2 n'ibice nk'icyo. Aravuga ngo kuko muri we arimo mwagize gute mwahambanywe nawe, kandi muzukana nawe kubwo kwizera imbaraga ziyamuzuye mu bapfu. Hepfo aravuga ngo amaze kubabarira ibicumuro byanyu, amaze gutanga imbabazi, ngo ahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegayo, rwarudukuzaho ku rubamba ku musaraba, kandi ngo amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi abivuga hejuru kubw'umusaraba. Adamu wa kabiri yari yuzuye Imana, n'abamubonaga mu mwuka babonaga afite Imana muri we, afite Imana agendana Imana. Rero uko umuntu abyarwa ubwa kabiri, navuze Adamu wa mbere shyiraho n'uwa kabiri. Ni gute ushobora gukora transfer kava muri Adamu wa mbere kajya muri Adamu wa kabiri? Ko twabonye ko Adamu wa mbere yokoza abantu urupfu, ariko Adamu wa kabiri atanga kugira gute kuzuka, kuko yuzuye ubugingo, yuzuye Imana, kandi Yohana yavuze ngo niwe mucyo nyakuri. Nta kindi bisaba kumva Imana ishimwe. Abaromi bice 10 hereye ku murongo wa 13, Pawulo yaravuze ngo icyakora umuntu wese uzambaza, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azagera gute azakizwa. Pawulo yashakaga kuvuga iki? Ntago njye mbibona muri ya context mujya mubivugamo umuntu uzambaza Imana ngashaka ijipo cyangwa ngipantaro nabyizabimuha, ariko Pawulo yari afite ubuhe butumwa. Umuntu wese uzamenya ko ari muri Adamu wa mbere, hanyuma akagira ihishurirwa akambaza izina ry'Uwiteka, Imana izamuha Adamu wa kabiri, hanyuma agira gute, hanyuma akizwe. Umuntu wese uzambaze, ariko ngo bamwambaza bate? Bataramwizera. Bamwizera bate se? Bataramwumva. Bamwumva bate se? Ntawababwirije. Babwiriza bate se? Batatumwe. Nkuko byanditswe ngo ibirenge byuzanye ubutumwa bwiza ni byiza ku musozi. Ngo dore kwizera weshwa no kumva, hanyuma kumva kukazanwa n'ijambo. Bega niyo transfer ibaho gusa, niyo ngiyo. Kwa nguve muri Adamu wa mbere ujya mu wa kabiri, bisaba kumva, ariko kumva ijambo rya Kristo. Bisaba gusa kumva, ariko kumva ijambo ry'ubutumwa. Cyari ndiri muri kacuza umwijima paka ijoro rigata, hanyuma inyenyeri yo mu ruturutu rikabandura mu mitima y'abantu. Bisaba kumva. Mugende mubwira abantu. Sesa yavuga ngo mugende mubabwira ibyururutsa imitima Yerusalemu, uyibwira ibyururutsa imitima, babwe ko intambara zaho zirangiye, kandi ibyaha byabo babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Mugende muvuge. Basanga Imana itarakuzaniye hano kwiga shimi na biology no. Basanga Imana yarakuzaniye kuvuga. Irashoboka. Nicyo kuva muri Adamu wa mbere ujya mu wa kabiri bisaba kumva ijambo rya Kristo. Kumva ijambo rya Kristo Yesu. Na Petero 1:23 nabivuze
yavuze ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima. Haleluya. Yakobo 1:18 aravuga ngo nimuyobe bene data, gutanga kose kwiza n'Imana yose itunganye rwose nibyo bimanuka biva hejuru, biva kuri se w'imito udahinduka kandi ntagenda ishusho yo guhinduka. Abo ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri, kwa ngo tuba umuganura w'ibiremwa byayo. Yaratubyaye. Na Yesu yabwiye Nikodemo ngo iyo utabyawe n'ijambo ni wabona ubwami bw'Imana. Ntago bishoboka, ntago bikunda. Hari amazi ari muri Ezekiyeli 47. Bamwe bavuga ngo ni umwuka wera cyangwa ariko ni ijambo ry'Imana. Ari amazi Ezekiyeli yabonye ni ijambo ry'Imana. Kuko Yesu muri Yohana 6:63 yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Ni ijambo ry'Imana. Hari abari bafite ibagera hano mu bugomba mbari, abo ngabo baba bashobora kuvamo nta kibazo bakigendera. Abo ngabo ariko hari n'abandi byari byararengeye. Haleluya. Hari abantu cyari cyararengeye. Abo ngabo ntabwo bashobora kujya ahantu hose bashaka. Oya ngo ubwo ryabajyanaga niho bajyaga. Nibyo Yesu yabwiye Nikodemo, avuga ngo wabyawe wese n'amazi wagenda nk'utaza haje, wabwa nk'uko umuyaga uhuha numenya ahujya, ngo niko n'uwabyawe naryo wese amera. Ntago ari wowe upanga, iyo wabyawe naryo iragupangirira. Cyansekeze Imana yakomeza ibwira Ezekiyeli, avuga ngo Ezekiyeli we reba ngo itegereze ari amazi. Warayareba ngo Ezekiyeli ngo arabona ngo ageze mu nyanja ya Araba, ni inyanja y'urupfu itagira ubuzima. Ngo hageze ngo abona ngo amafi y'ubwoko bwose. Ngo yageze mu nyanja y'urupfu, yari inyanja y'urupfu itagira ikizima na kimwe, ariko y'amazi y'ijambo ry'Imana hageze ngo hazamo amafi y'uburyo bwose. Ezekiyeli ngo agiye kureba ngo abona ngo abarobyi ngo banitse inshundura ngo iruhande rw'icyo kiyaga. Mbere nta buzima hari, ariko noneho kuko ijambo ry'Imana ryahageze amafi y'ubwoko bwose. Kandi ngo ahantu ryatsaga ngo hamberaga ibiti ku nkombe, ngo bifite nk'imbuto nka 12 gutyo. Muze kwasoma Ezekiyeli 47. Nta kindi Imana ibyaza, Imana ikubyaza ijambo ryayo. Kwera ibintu byabaye pirate, nta jambo ribyara. Ako muri kwiga mwagiye mukabyaza abantu ijambo ry'Imana, kuko nta jambo ribyara rigihari. Niyo mpamvu umuntu amara imyaka 20 mwe mu rusengero atarabyawe n'Imana, ko nta jambo ribyara igihari. Mufite ibintu ntaza aho biva, mwabikuye byavuye ibintu. Abana b'Imana babyawe n'Imana, mwihangane ngiye gusoza. Abana b'Imana babyawe n'Imana bari mu ibyiciro bitatu. Ibyiciro bitatu biteye bityo. Yohana wa mbere ibice 2 uhereye ku murongo wa 12 ukagera ku 14. Mwihangane ndashoje. Yohana yaravuze ngo ndabandikiye bana batoya. Bana bato ngize gute? Ndabandikiye ko ibyaha byanyu mwabibabarira. Ariko hari n'abasore namwe ndabandikiye ko mwanesheje umubi. Namwe base ndabandikiye mwamenye wahereye mbere nambe. Ibi ni ibyiciro bitatu ubihuze na y'amazi yo muri Ezekiyeli 42. Abana batoya nta yindi message tubafite. Bana batoya mwe ibyaha byanyu mwarabibabarira. Niyo mpamvu n'Imana yajyaga muri Egiputa ikavuga ati muracyari muri Egiputa, ati musiga amaso ku nkomanizo nta kibazo ntacyo muzaba. Abana bato mubabwire ko ibyaha byabo bagize gute babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Bana bato mwana babariwe. Ariko hari abandi bita abasore baba barenze urwo rwego, bageze ku rwego rwo kurwana n'umubi kandi bakanesha. Yabandikiye abasore kuko mwanesheje umubi. Kwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 uhereye ku murongo wa 5 gutyo. Hari amagambo gusa areba abantu b'abasore. Abantu b'abasore n'abantu bamaze gusoreka, bamaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Babari ku rugamba barwana kandi bakanesha. Binjiye mu birindiro bya Satani bagakubita mu izina rya Yesu Kristo kandi bagatabarukana intsinzi. Petero yaravuze ngo basore, yamwe basore mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi bahera ubuntu.
aba ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Amaganya Petero avuze naya ntago ari amaganya yuko watsinzwe mu ishuri, ni amaganya kuko uri ku ntambara wa musore. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Aba ngo mube maso mwirinde ibisindisha. Ibisindisha Petero hano avuze ntago ari umusemburo. Ibisindisha yakubera WhatsApp, wakubera umupira, ahantu hose satani yagukubitira ni igisindisha. Amaso mwirinde ibisindisha. Aba ngo kuko umurezi wanyu satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwacoshomera. Aba ngo mumurwanye mushikamye, guma mu birindiro, mumurwanye mushikamye mufite kwizera kose, kandi muzi ko bene so bose bari kwisi muhuje amakuru. Avuga umurongo umfasha. Aba ngo kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Aba ngo izabatunganya bakomeze bongerera imbaraga, ariko nimumara kwemera kubabazwa kanyaga. Basore, hari abasore bari ku ntambara, bararwana n'ubusambanyi, bararwana no kubeshya, bararwana n'umujinya, kandi bazatabaruka amahoro. Niko Dawidi yavuze. Dawidi yabati nge y'intare yasaga yayindi yo muri Petero ariyo satani. Aba ngo nge narayikubitaga nkayivutagura, yabaga itwaye umwana w'intama ngo ngayisingira nkayifata nkayambura umwana w'intama hanyuma nkigendera, mwana nkayica hanyuma nkarikipera. Uriya mwana w'intama n'ubugingo, ntare ni satani, rwana na satani mpaka umukure mu menyo. Abasore rero bari ku ntambara. Hari n'indi Zaburi, hari Zaburi numba ya 37 hari 15. Dawidi yaravuze ngo Mana uzagezaho kundebera gusa. Aba ngo kiza ubugingo bwanjye kurimbura kwabo. Aba ngo icyo mfite rukumbi ugikiza intare. Abasore bamaze kumenya ko hari ikintu rukumbi bati, kandi intare iragishaka. Bamva bari ku rugamba, barimo bararwana. Hari umugabo witwa Benaya wari ukuriye aba bodyguard ba Dawidi. Baba ngo Benaya yarameze nk'abandi basirikare bose. Umunsi umwe ngo aramanuka, kwari mu gihe cya sherege, wasanga intare ngo mu rwobo rwayo, ngo arayifata arayikubita ngo arayica nta n'ikintu yitwaje. Dawidi ahita abanga ubwo wishe intare. Ntago uri muri 30, ntago uri muri ba batatu bande n'abandi. Abango ngugize umuntu urinda abangende nyuma. Kubera iki? Nta kindi Benaya yari yakoze, yari yishe intare. Basore yabandikiye kuko mwanesheje umubi, kandi ijambo ry'Imana riguma muri mwe, kandi muri ku rugamba mukomere rero. Hari n'indimbo twaririmbye avanga umugaba ni Kristo, ndi mu ntambara ndarasana n'ibyaha, ariko ntabwo bamfite umugaba ni Kristo. Bantu babaye abanebwe barakenera message z'abana ngo ibyaha byanyu mwana bibabariwe. Oya, mwinjiye mu birindiro mu rwane na satani. Fata message n'utwabana mujye mureka. Hari abandi Yohana yandikiye avuga ngo yitabase basebo ni ba Daniel. Haleluya, ni ba Daniel. Iyo usomye mu Heburayo 10:33 bavuga Daniel bakavuga ngo abandi bagiye baheshwa n'ukwizera gufunga iminwa y'intare. Bo ntago barwana n'intare, barayibwira ngo tuze. Ba Daniel ntago barwana, yageze mu rwobo rw'intare ngo bajya ngo ni Imana yazifunze. Oya, abaheburayo basobanura ko ni Daniel wazifunze kubera ko kwizera. Yageze mu rwobo rw'intare, imwe iraha indi iraha indi hari. Aba ngo iminwa yanyu muyifunge mwantare, kandi abana nazo simureba. Namwe ngo gukiranuka byabananiye, namwe muri mu mwobo. Turi mu rwobo rw'intare, mwiri hano indiri muri bisi, indiri kuri WhatsApp, indiri kuri internet, ariko ugomba gufunga iminwa yazo izina rya Yesu ukabana nazo. Hano bajya bambwira umukobwa ngo yambaye ijipo ngufi ngo naguye. Batekereza niba ukigushwa n'abakobwa bambaye amagufi, nuva hano kuri Baritos ukagera mu mujyi uzaba umaze kugwa inshuro. No, tuoma kugera ku rwego rwa base bafunga iminwa y'intare. Taceka ntacyo mba. Ba Daniel base Yohana yabandikira avuga ngo mwebweho mwamenye wahereye mbere na mbere. N'abantu bamaze kureka ibintu by'intambara, bamaze kurenga urwego rw'intambara, bageze ku rwego rwo kumenya Imana. Barashaka kumenya amashambure, barashaka kumenya Imana ubugari bwayo. Ari ikintu Imana yabwiye Dawidi, amuga ngo kuko uri umunyentambara ntago wakuba ku rusengero, zatanga amahoro kuri Salomo azarwuba. Iyo ukirwana nta bwiza wawe uzarebe n'igihugu
yose ajya mu gisirikare yose. Buriya Koreya y'Amajyaruguru bafite resources nyinshi bakira pe, ariko kubera ko amafaranga menshi ajya mu gisirikare, abaturage muri Koreya y'Aruguru babayeho nabi. Rero igihe intambara zitararangira, ariko igihugu gifite security, ubaka imihanda, ubaka amahoteli, abana bariga. Nawe igihe uzaba ukiri mu ntambara, kubaka inzu y'Uwiteka ntago bizaba. Bavu Dawidi yararwanye, narwane nyine arwane n'Abamowabu, ariko Salomo uzaba atari kurwana. Kandi suko nuko Dawidi yararwanye arazirangiza, naho Salomo aza mu mahoro yubaka urusengero rw'Uwiteka. Reka dusenga Imana, ndasoje. Nahite kuvuga ko tukwiye kubaho tubyawe n'Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo genda ubyawe n'Imana, ukijijwe rwose, baho ubuzima buviva ubugingo wakiriye. Ntabwo kuba umwana w'Imana ari ibintu wizera ngo biri philosophique, no, ni ibintu ubabyo. Abamwizeye bose bakemera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashoje. Yohana 5, Yohana ibice 5:14, avuga ngo uko icyaha byawe n'Imana cyose kinesha ibyiza. Avuga ngo kandi uku niko kunesha kwanesheje isi, ukwizera kwa. Iyo umuntu yabyawe n'Imana, imyuka yose yo mu isi arayikubita, arayinesha. Icyaha byawe n'Imana cyose kiranesha. Uko ageze ku murongo wa 18, avuga ngo twebwe twabyawe n'Imana, ngo kandi tuzi ko umwana w'Imana ashobora kuturinda, ngo kandi wa mubi ntago ashobora kutwegera. Wabyawe n'Imana wese aba afite protection y'umwana w'Imana. Wa mubi ntago ashobora kujya gute, ntago ashobora kutwegera. Bene data tugiye gusenga, ariko najya ngo mbabwire ngo tugende tubyawe n'Imana. Niba turi mwisi, niba turi kwiga hano, y'amasomo yabaye menshi, ongera ubyarwe n'Imana. Kandi ubyarwe n'Imana. Fata ijambo rishyire mu mutwe, byarwa n'Imana. Ibitekerezo byacu nibihinduka, ongera ubyarwe n'Imana. Ukizwe rwose, kwakira ubugingo muri Kristo Yesu, hanyuma tugendere muri bo. Haguruke dusenge. Haguruke dusenge. Wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kandi nta nubwo abasha gukora icyaha, kubera ko imbuto y'Imana iguma muri we. Hari imbuto y'Imana tugira tugendana. Iyo uryamye uri kumwe nayo, iyo uri muri bus uri kumwe nayo, iyo uri muri class uri kumwe nayo. Kandi Paulo yavuze ngo iyo mbuto bitubwira ngo muri abana b'Imana. Iyo mbuto twakiri hano wicaye hose bikubwira ngo uri umwana w'Imana. Niyo ugiye mu bya biganiro ntazi iyo bifa niyo biki, wabumva imbuto ikubwira ngo uri umwana w'Imana. Niyo ugiye kudodesha umwenda mu isoko, imbuto biri kubwira ngo uri umwana w'Imana. Niyo ugeze ku isoko ry'imburamumaro, wumva imbuto irimo irakubwira ngo uri umwana w'Imana. Wabyawe n'Imana wese aba ari muri protection y'Imana. Bene data nimutinye, abantu bari kwanga iminsi yabaye mibi, ngo urabona n'icaka ibe mibi ishuri 100. Abantu babyawe n'Imana barakomeye kandi barakomeje, bari kugenda mu buzima bubyawe n'Imana. Baretse bya bindi bya Adamu wa mbere, rwanza rwabo mundi munota. Imana yabwiye Aaron ukuntu agomba kwambara simbisubiramo, ariko kwikanzu y'umukara wa kabayonga yari yambaye. Imana yamubwira ngo fata urubuto umudende ujyushyiramo n'amakomamanga. Cyakora ngo niba wamamaza uriya mudende uvuga Kristo, kwamamaza ijambo ry'Imana. Niba wamamaza ijambo ry'Imana, banza ugira imbuto z'uko wabyawe. Umudende hagati y'ikomamanga, umudende hagati y'ikomamanga. Bene data, kubyara abeshi hano ndabivuga cy'Imana, bakeneye za message z'abana zibabwira ngo ibyaha byanyu mwarabibabarira. Ako zira nta hantu zigeze. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo ku ngoma ya Salomo ngo ifeza yari imeze nk'ubusa, nta kintu yari ikimaze, ahubwo izahabu niyo yari isigaye ifite valeur. Kubera iki? Ifeza ni grace, n'ubuntu. Ariko ku ngoma ya Salomo niyo mpamvu Dawidi Yohana yanditse akavuga ngo noneho ibintu byo kuvuga ngo mwagize mute ibyo ngibyo byara unesha ni ugiye kwambikwa ikamba, ni ugiye kwambikwa ikamba. Kuko ifeza ni umuryango twinjiriramo, ariko iyo tugezemo imbere ntabwo tuba tugikeneye ifeza, tubaho mu izahabu, mu izina.
nta byanyu mwarabibabariye mwaramaze. Tugiye gusenga tuvuga ngo Mana ongera utubyare bundi bushya, ongera ubyare ubuzima bwacu, ongera ubyare ibitekerezo byacu, ongera ubyare kubaho kwacu, ongera ubyare imigendere yacu, ongera ubyare imirimo dukora, ongera utubyare turi mu ishuri, ongera utubyare kubera ko iminsi igiye kuza umuntu utarabyawe n'Imana agiye guhura n'ibintu bikomeye cyane. Iminsi igiye kuza hari abantu barimo barayirebera kure bakavuga ngo Mana ongera ubyare ubuzima bwacu. Byakomeye, byabaye ikibazo ariko ongera ubyarwe n'Imana, ongera ubyarwe n'Imana, ubuzima bwawe buba bubyawe n'Imana, abakubona babona ubyawe n'Imana, abo mwigana babona ubyawe n'Imana, ibitekerezo byawe bibyarwe n'Imana. Ongera ubyarwe n'Imana, ongera ubyarwe n'Imana. Dukenye abantu babyawe n'Imana, kandi insengero ziruzuye. Bamwe batubwiye percentage sinzi niba ari zo ngo 99, ariko abantu babyawe n'Imana ni bakeya kandi Imana iri kubireba ikumva ifite agahinda kenshi, kuko Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo utabyawe ubwa kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Waba ukora byose, waba uri umwanditsi, waba uri umufarisayo, waba uyoboye abandi, waba wigisha abandi, niba utabyawe ubwa kabiri ntabwo uteze kuzabona ubwami bw'Imana. Ntabwo mugende mu bibabwiye n'abari babayobora, mubabwire ko umuntu utabyawe ubwa kabiri adashobora kwinjira mu bwami. N'abari abigize abakozi b'Imana ngo bakomeye, mubabwire bahanure, babwire bavuga ijambo ry'Imana, ariko niba batarabyarwa ubwa kabiri nibateze kwinjira mu bwami bw'Imana. Mugende mu byamamaze hose muvuge yuko utabyawe ubwa kabiri adashobora kwinjira mu bwami. Tugiye gusenga tuvuga ngo Mana turakwinginze ongera ubyare ubugingo bwacu kandi ububyare bwa kabiri. Iyo umuntu yabyaye bwa kabiri nuko iminota ibaye mikeya ugira na communication n'Imana. Waho wumva Imana mu buzima bwawe, waho ugendana n'Imana, ibyisura bisiga. Narangije hano monona ibyisura bisiga, gisi birasigara, ubikiremwa gisa muri Kristo Yesu. Ushaka ibindi irari ryawe rirahinduka, hari ibindi bintu buri murararikira kwako byawe. Imyifurize wifuzaga ibijya hano bituhindukira ukareba ibijya hari. Hanyuma hari ibi bihombo, hari ibiba bitakigusigaza, hari ibyo ubutakirarikira, hari ibyo ubona nk'amase kubera ko wabyawe ubwa kabiri. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, saba umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yaruriye Nikodemo amubwira ngo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntagashobora kubona ubwami bw'Imana, ntagashobora kubona ubwami bw'Imana, ntagashobora kubona ubwami bw'Imana, ntagashobora kubona ubwami bw'Imana, ntagashobora kubona ubwami bw'Imana. Reka imitima yacu ikanguka, imitima yacu nikanguka, imitima yacu nikanguke, imitima yacu nikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze nyakubahwa Imana, amen, amen. Reka dusengere ikindi kintu kimwe, reka dusengere ikindi kintu kimwe, reka dusengere ikindi kintu kimwe. Hari igihe nabwe ko Yesu ni nka wa mukozi ukora muri company zitwara imyanda, burya aza komanga ku rugi rwawe akubwira ngo imyanda yawe yizane njyana. Iyo wemeye arayifata akayitwara, iyo wanze urayigumana. Kandi Imana n'umucamanza utabera, umunsi yaje guhaniza reba ahantu hari umwana baba warayihaye Yesu bazabirangiza, ariko niba utarayimuhaye Imana izahana. Kandi igihe no twahavuze rwose, kandi n'ibintu bibabaje cyane. Niba wumva hari imyanda Yesu ushaka ko Yesu agutwaza, kiri kiganza hejuru hanyuma dusenge Imana. Niba wumva ko bati ngiye imyanda yabaye myinshi kandi nta n'ikibazo kibirimo, nyanda irahari, Adamu wa mbere nta kuntu yaburana nayo, kiri kiganza hejuru hanyuma dufatanye gusenga Imana. Iguha umugisha rata mwene data, kiri kiganza hejuru dufatanye gusenga Imana. Wabati ngiye imyanda yambanye myinshi kandi Adamu wa mbere koko nibwo buzima bwe. Perezida ntago byaba. Adamu wa mbere atuye mu mwana, Adamu wa mbere destination yiwe yahandi urunyo rudapfa kandi umuriro. Yatekira ikiganza hejuru, kiri kiganza hejuru, bati ngiye imyanda yambanye myinshi. No muri iyi kaminuza rero wajyango ni miriye iyihireme, wajyango miriye yahanireme imyanda.
Dande yabaye myinshi. Reka mbinginga mutere intambwe muze hano imbere. Nta kintu bitwaye rwose. Nta kintu bitwaye habe na gitoya. Nta kintu bitwaye habe na gitoya. Kandi nawe uri kubyumva ati imyanda se ko byabaye bibi. Ariko Yesu Kristo arashaka uyu munsi kugutwaza. Yesu Mariko yamwese umugaragu. Bani muhumugisha we. Yesu we. Bani muhumugisha mwinshi cyane. Wemeye kudutwaza imyanda yacu. Urayitwara kwango twe dupfa kubyaha hanyuma tubeho kugukiranuka. Data nawe zamura ikiganza. Tera intambwe ngwino hano. Tera intambwe ngwino hano. Hanyuma dusenge Imana. Munsi Imana ashaka kugira ubugingo bwawe buzima. Munsi Imana ashaka kugira ubugingo bwawe buzima. Umunsi Imana ashaka kukubyara. Patase. Bani ashaka kukubyara. Bani ashaka kukubyara mwene data. Uyu munsi mbega ukuntu ibirenge byuzanye ubutumwa bwiza. Ari byiza ku musozi. Bani ashaka kukubyara bundi bushaka. Bani ashaka kukubyara. Aba batatu nabo barahagije. Ariko nawe kandi nawe Imana iracyaguhamagara. Mwene data reka nongere ngwinginge gatoya. Ngwino. Tera intambwe rwose. Ntacyo bitwaye. Nta kintu bitwaye. Kuko Imana yashaka kukubyara. Imana yashaka kugukiza imyanda umazemo iminsi. Kandi nawe iyo ubibonye ko kubona kuyirimo. Ariko Imana yashaka kuyigutwaza. Imana yashaka kuyigutwaza. Ndacyategereje iminota yagiye ariko mwihangane gatoya. Ndashaka iminota 3 na 18 ndahita nsoza. Mwene data, Imana yashaka kukubyara bundi bushaka. Imana yashaka kuguha ubudahangarwa. Imana yashaka kurasira mu buzima bwawe. Imana yashaka gutanga umucyo mu buzima bwawe. Imana yashaka gutanga umucyo mu buzima bwawe. Zose zawe zihora zishikagurika. Nawe ubwawe wumva nta mahoro ufite. Babanga imyanda nzayishira. Ariko Mariko yatubwiye ko Yesu ari umugaragu. Kandi yiteguye. Yesu yiteguye gutwara imyanda yawe. Hanyuma ukaba umuragwa w'ubugingo buhora. Ndacyagutegereje. Ndacyagureka saba abayobozi bose baze. Abayobozi muze dusenge. Bata senota yashisa. Beneta. Bana iragushaka. Bana yambwengeye gushaka kubyara ubwa kabiri. Kuko umaze igihe kinini nawe ubyifuza. Gwina imbere. Data nawe Imana iguhumugisha. Okay. Data nawe niba wumva wabati man. Nari maze iminsi ndi mu myanda. Ariko ndashaka kubyarwa ubwa kabiri. Kuko igihembo cy'ibyaha n'urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Bana ashaka kuguha impano yayo. Ntago twihuse tugiye gusoza kugira ngo mujye no kwigira ibizamini. Tugiye gusoza kugira ngo mujye kwigira ibizamini. Ariko ugende uzi neza ko Imana yashaka kukubyara ubwa kabiri kugira ngo uwo umushinyu uzatera. Bangwe gukize iteka rya Gehinomu. Imana yashaka kuguha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Twavuze ko ibimwuzuye ari byo twahawe. Imana yashaka kukuzuza Imana. Hanyuma ukabona imbaraga zibasha kunesha. Kabona imbaraga zibasha kunesha. Murakoze cyane. Reka dusengere bano. Imana ibaha umugisha. Karibu Perezida basenge. Mana turacyagushima turacyaguhimbaza. Muririmbyi yararimbye aravuga ati ari icyo nkwaka Mana nubwo mura ngucumuraho. Aravuga tunyezesha amazi ndetse n'umuriro ariko nyiri ibyaha birimbuke. Arangije aravuga ati ntuntunganiriza ubwenge nzagushima nzaguhimbaza. Ariko yatura amagambo akomeye ngo umutima wera undawushaka cyane kurushaho. Aravuga ati ngerageza uko nsoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha ngariko njya mbyibonamo ngariko jya umboneza. Niyo mpamvu rero Pawulo yandikiye urwandiko rw'Abaheburayo avuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ati kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Aravuga ati kandi ricaya mu gihombi rirakubita rigahinguranya rigatandukanya umwuka n'ubugingo rigatandukanya amagufwa n'imisokoro rikabangukira kurebya imitima y'ugira igatekereza. Niryo rikoze muri bene data kuko ntawe ubasha kurihunga. Pawulo yongera kwandikira Timoteyo kuko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Aravuga ati bigira umumaro. Avuga amagambo akomeye cyane biduhanira kugukiranuka. Niyo mpamvu rero iryo jambo ryawe ukari umucyo umurika atabona riramurika kugezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izaba
rirabandurira mu mitima yacu. Niyo mpamvu rimuritse mu mitima ya bene data bagapfukama imbere yawe baravuga ati Uwiteka Imana, uwo mucyo ukomeze gupusa mu mitima yabo kugeza Kristo uzagarukira. Reka Uwiteka Imana ubaha imbaraga, reka banesheje ibya kamere umwuka yaguke muri bo kugira ngo ijambo ryawe ribeze ribatunganye kuko ariko kuri, kandi amaraso ya Kristo abonekeho, kuko Uwiteka Imana aboneke muri bo mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo bagende baha umucyo, kugira ngo bamamaze umucyo kuko Uwiteka Imana wari warategetse Abalewi kwambara ikanzu ifite ubudodo bwera gusa. Reka ari kubambika imyambaro yera, bambura imyambaro yari iriho ibizinga ku buzima bwabo, kugira ngo Data wa twese bambara ikanzu y'ubudodo bwera, kandi hasi ku musozo haba imbuto z'imikomamanga kugira ngo zijye zivuga ubutumwa bwiza. Uko umuririmbyi yavuze ati numara kumwemera mu bandi ujye uhamya ibyo yagukoreye, reka ushyire amagambo muri bo yo guhamya ibyo wakoze mu bugingo bwabo kugira ngo bamubwire n'abandi. Reka kubw'ijambo ryawe rero natwe rigira ubutware muri twebwe, komeze kutugira neza mu izina rya Yesu. Reka kubwira ijambo ry'ururukire gukiza inimba, ry'ururukize gukiza ibibazo by'imitima. Ubwo turi ku rugamba turwana, muririmbyi arahishurirwa aravuga ati ngende umutabazi, ntabwo yakijijwe gusa ahubwo atabara n'abandi kugira ngo bave mu byaha. Turasenze Kristo tumaze kwambara intwaro zose, dusengesha umwuka iteka, tugasabira bene data utumwuka wo gushira amanga kugira ngo ubwo turasana n'ibyaha tubwire n'abandi ko Kristo uyobarira. Reka kubw'imbaraga z'ijambo riture muri twebwe mu izina rya Kristo Yesu, kandi Uwiteka Imana riduhe icyerekezo dukwiriye kubamo uko ushaka ko tubaho mu buzima bw'ijuru mu isi. Reka Uwiteka Imana rero mugaragu wawe ukomeze kumuha umugisha kandi umwagure, tugukomeye amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka dusenge abarwayi, sengere abarwayi murumva bafite indwara. Yesu akiza indwara, njye narabibonye. Indwara